Bakunzi bacu twongeye kubasuhuza mwese aho muri hose, amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Ni byiza rero ko twanashima Imana ku iki cyumweru ko tukihumeka umwuka w'abazima tukiriho. Muri make rero buriya ntawe ubura umwanzi n'uwangana burya bafite abamwanga, kandi buri wese ntawe uba yifuza, mbega isi iteye nabi. Rero reka tubasuhuza aho muri hose, ariko nanabashimira cyane cyane abantu benshi ejo mwagize impungenge z'ubuzima bwanjye, mukantera ingabo mu bitugu, mukavuga muti komera, ijambo ryiza ni murumuna w'Imana. Ibi byose ni ugukomeza, ariko tunashima Imana cyane. Marayika murinzi wacu, burya buri muntu wese agira marayika umurinda. Natwe rero wacu rakomeye, ni strong, afite imbaraga zo kuturwanirira. Reka rero mbasuhuze aho muri hose mu Rwanda, suhuza aho muri hanze yarwo, hari mu gihugu mwese mukurikira ukuri Ganza, mwese mu ntara, mu turere, mu mirenge, mwese kugeza mu masibo, mwese mukomere mu mujyi wa Kigali. Ariko twongera no gusuza cyane abanyarwanda bari hanze, hari mu buryo bw'ubuhunzi, abahari mu buryo bw'isanzure bwo kuba bagaruka mu gihugu, n'abandi mwese, ariko twese tubafata nk'abanyarwanda mwese. Twifuza ko umunsi umwe ibi bibazo bigomba kurangira burundu. Banyarwandakazi rero, ejo twagandiye mbacira ku mayange ko ibintu byagenze, uko abagabye igitero ahangaha turi, uko byagenze. Ariko mu by'ukuri babwira ntinzagaruka mbabwira neza, ariko reka ubu ngubu turi buze gusa n'abaganira ku muntu usa rwose ngo wigize akitere w'ibi bintu, wigize indyarya, wigize ikintu kimbabaje no kubona ari umutegarugori wahagombye no gutanga urugero, wahagombye kuba urugero rwiza, wahagombye kuba umuntu muzima. N'abamuvuga ko yifatiye aho gace nyine ngo ava akagira gute, ningo n'inkotanyi cyane, yabaye inkotanyi kurusha abazitangiye, harumenye arenze yabaye inkotanyi kurusha inkotanyi, umugani wande harya ninde ujya bivuga. Rero niyo kintu turi bugarukeho, ariko tunagaruke mu buryo bucukumbuye. Iyi migambi iri gupangwa ite? Iyi migambi yagiye ipangwa ite yo gupangirwa Mwizerwa? Ariko Mwizerwa rero harimo abagiye bavuga bati nyaboneka ihanganira gukomera, uri mu bibazo. Reka mbabwire rero, nanabanze aho kantu nkababwire mwese, ngira ngo abanyarwanda benshi utari bubyumve azabaza mugenzi we utarigeze ahinga. Guhinga rero hari akuntu akavura kagwaga ku muntu, hakagwa abantu bari guhinga kugira ngo birukanke bave mu murima bo guhinga. Aho kavura rero iyo kaguye ugata isuka ugataha, ntugahingemo, burya umubyizi wari gucyura ntago urangira, ntago uba urangiye. N'ibyo wari guhinga uwo munsi ugatera ntago biba bikereye igihe bizerera. Kimwe nuko kakumye hagukanga gutyo ntuhinge, ntago wazasoza. Uyu mugani rero twagombye kuwufata twese nk'abanyarwanda, kuko aho kavura kenshi umuhinzi nyawe, umuhinzi w'ukuri ntago akita imvura, aravuga ngo ni iki? Ni ibyuya by'umuhinzi. N'iri terabwoba rero riba kuri Mwizerwa w'impirimbanyi wiyemeje guharanira impinduka mu iki gihugu mu mahoro. Ntawe turwana nawe, ntawe tubuza ubuzima, ntawe tumenera amaraso. Cyakora duhungabanya imitima ya bamwe. Abo duhungabanya imitima ya bamwe n'umudendezo wa bamwe ni babandi bafite amafuti, babandi dushaka ko baha rubanda ibyabo, kubera ko rubanda ikeneye gushyiraho abishaka bayikorera. Bamwe badakorera rubanda mu byifuzo byayo, abo bo rwose twarabahungabanyije, imitima irabarya baratitira. Ariko babwire ngo dufite ingabo zidufasha muri uru rugamba kugira ngo dukomeze. Ingabo rero burya ijuru rifite ingabo zikomeye, ari ba bamarayika bacu baba bafite inkota zaka umuriro. Abo ubona baza bakaza nk'ibisambo, bagakorekereye udukipe tumeze gutyo, bakagira gute izo manevure zose, ijuru rirazireba. Kandi babwire ko mu minsi mike Imana izabereka ikimenyetso kuri bo nibatagira gute,
nibatagabanya ayo mayeri. Rero banyarwandakazi aho muri hose, waba uri mu Rwanda waba uri mu mahanga, reka duharanire impinduka muri iki gihugu cyacu. Ntabwo kuzahora turira ngo twahohotewe, twatewe, twagize gute. Ntabwo ibi ngibi nta herezo, ahubwo guhohoterwa tubifate nk'ibyuya by'umuhinzi. Dupfa guhohoterwa gusa turi ku rugamba rwo guharanira impinduka. Ikintu kimbabaza ni umuntu uhohoterwa ntacyo ari guharanira, ni umuntu uhohoterwa ntacyo yavuze, ni umuntu uhohoterwa yigendera, kandi akaba azi neza ko ubutegetsi buriho, ko sisiteme iriho ariyo guhohotera abaturage, akabireba akicecekera. Umucuruzi agahohoterwa, umwarimu agahohoterwa ku bw'umushahara, urwego runaka rugahohoterwa. Reka mbabwire ngewe buriya amakuru tugenda tubona nk'ubu ngubu iyo mvuze nti wenda iri totezwa turimo rituruka kuri FPR, ikarimanura ikarisantraliza kugeza mu mirenge, kugeza mu midugudu. Ntabwo nshobora kujeneraliza ngo mvuge ngo abayobozi bose b'umurenge, abayobozi bose b'umudugudu. Kubera iki mwizo nzego nanjye harimwe abambwira amakuru, ntabwo mba nicariye hano gusa gutya. Haba harimwe abambwira bati dore game imeze gutya. Niyo mpamvu nta generaliza. Kubera iki bituri gukora na amateka, bitwandika hano na amateka, abana bacu bazaza bagasoma, bakumva, bakamenya. Ubu rero ubahaye message uti urwego runuru, no kuvuga ko igihe cyazagera ugasanga nko muri uyu mwaka ibi twavuze ibi ngibi abakoraga ku murenge bose nta bantu bahohoteraga abaturage, kandi atari ko bameze. Harimo nibura abacaga ku ruhande bati bimeze gutya witonde, mu banyerondo cyangwa se mu mutugari, mu kagari cyangwa hehe, bagaca ku ruhande bati bimeze gutya na gutya, bigatuma Imana ikora kwinshi. Rero mu byo dukora tujye twinda kujeneraliza, mu gihe nibura dufite amakuru kubo dushatse kujeneralizaho. Ugenda ufata abantu bose mu gatebo kamwe. Ibyo nose nongere nanabwire abantu bacu barimo ko mukomeze mube ijisho ryacu, dukomeze turengeranire, kandi byange bikunde tugomba gutsinda iki gitugu. Reka rero nagiye mbabwira etape par etape y'ubu buzima. Narababwiye nti guhera nkiva muri gereza banteze umutego wa mbere, ndibuze kugaruka mu gusoza wumve ukuntu umuntu Imana igenda isimbutsa umuntu imitego. None ubu ngo bageze ku mitego wa rurangiza wo kwigira abajura, kwigira abasazi, kwigira ikingo kuno kujya nzagwe mu gaco kabo. Nabyo ndabizi, reka ndabibabwira kujya mumenye ko ibintu byose mutegura. Professeur nawe ari mategura ajyanya bireba neza bifite kumbehe. Gisohoka 2013 2014 muba mwiteyemo batangira gupanga. Hari umuntu wari waraje mu ishyaka kera, ariko tutaramenya, tutazi ko ari umusirikare icyo gihe nyine, uko yabanaga n'abantaganda muri PSD, baramuzo nyine babona ko baziranye mu buryo bushobotse. Ariko twaje kumenya ko yari umuntu utari woroshye. Uwo muntu nyine baricaraga bagapanga, Mwizerwa tumupangire tuzamwohereza muri Kongo kugira ngo tumufatire mu kiyaga gwe mu mazi tumurohemo. Ubwo umugambi bawunoza bavuga yuko ari umusirikare ngo ukomeye muri Kongo ushaka kuzadufasha, ukaduha n'imbunda tukabasha kurasa, tugapiga, tukarwana. Ubu rero iyo bicaraga twabaga turi nko kuganira se, cyangwa se turi kugana nk'imbera kuri, bakazana ibi bitekerezo ko kujya babikumvisha. Nawe uzashogoshera urugende, inkotanyi zateguye zizanye igitekerezo, nugera hari ibuguye mu matsa. Nuko abantu benshi ni nabyo urubyiruko tugiye abenshi bagenda bagwamo, ngo bagiye ahantu kandi bakagwamo. Noneho iki kintu nari koko narakibwiwe, barakinyumvisha, ndetse bati nutagikora ntacyo uzabura cyose. Secretary General w'ishyaka utagize ikintu maze ntago tugomba kubaha, babana gushyiraho pressure cyane nk'amabande. Ubwo icyo ngicyo nacyumvise ndavuga, ariko uwo mu general udafasha FDL ari kwihafite ibyicaro, kumfasha gufasha abaturage nkatwe twiharanira demokarasi mu mahoro. Narabihoreye muri kamere yanjye. Rero ushobora kumbwira ikintu kiri mu byumviro byawe, wenda nkaba ntahita nkakwihorera kubera kugira ngo ndebe aho uganisha. Ushobora no gukeka wenda ko ndi kukumva, ariko ndi kureba objectif yawe, ndi kugutagetinga. Nyuma rero
ndabumva ariko nkareba harimo amayeri yego nyine ntago hita ubimenya 100% ariko siziye musanzu cyangwa amarika murinzi waraza akubwira ati mwana wanjye bugenje gake kw'iki kintu ubwo bituragenda gake ndabihorera nkajya mbihorera nyuma uko mwabyumvise uko byaje kugera naje kubavumbura neza 100% biturutse muzabisanga muri video hasi ntaraho na bidetaye icyo kintu cyari nkanuza cyari ikintu gikomeye cyane cyabayeho mw'ubwo buzima bwanjye hari ibindi twaje kugeraho bapanga nkubwire ngo uko mwari muri bari gupanga kuri iriya dosiye ya Karasira bati Mwizerwa turamufatira kuri kote yo gukunda Karasira tumuhamagare naza akagwa mu gaco kacu dutangiye gupanga uburyo ari umuzazi dogiteri nyandiko mimbano n'ibiki nitutamufatira no kumufunga turamunyereza burundu nibizasakuza cyane turi kumubazwa wenda tumwerekane ari mu rukiko mu nyandiko mpimbano nibidasakuza tubirangize uko mwari muri mwumve ngena nabishatse n'ubu ngo n'amafoto yanyu uko mwari muri nayashyira hariya kugira ngo mbereke yuko ibyo mupanga byose bamubaraka muri kara gatendo kanyu byose Imana ibibifotora kandi mwese tubafite ku isaha tubareba kandi hari n'abandi bantu nanayahaye iyo migambi yose rwose bafite inkoramutima zanjye zigomba kuba zizi ibyo bintu mutibwira ngo ni mwebwe mwari mubizi mwenyine twebwe twari twanabimenye mbere yuko munabipanga niyo mpamvu burya mwahamagara ngo mwiteguye konza mwateguye muzi ngo ndazi cyo ngicyo murabizi ku murenge cyo kintu cyo ku murenge ninjye tugiye kwaka service ngasanga mwamaze gutegura gusa nshimira abantu uriya munsi abantu bahagurutse batete umutabarize kwinjira mu kigo cya leta mu murenge wanyu ugiye kwaka service bagahita bagufatiramo natangajwe cyane n'ukuntu mbe buri opposition turi mu bantu binjiriwe cyane ariko abagiye batwinjira benshi tuba tubazi ariko umuntu ngenda mubwira abantu ugasanga ari mwana wagenda mushyigikira umuntu ajya hari ngo Mwizerwa ngo bagiye ku murenge wo gupanga ngo niki ugeze usohoka bagushwanyagurije imyenda bo rero bakagenda bakajya mwabo bantu babo bafite muri opposition kugira ngo bagende bumvisha ko ibyo ngibyo atari byo babone uko bategura ya migambi mibisha icyo ngicyo cyaragize icyo ngicyo cyarabapfubanye kimaze kubapfubana ubu mu murenge ikintu kirimo ubu ngubu umurenge twavuga wa Gitega ariko urebye ni nk'utugari tubiri dusa n'utwe akacu n'akandi bisa kwegerana ndumva ari ka Kigarama mwumvise ko nejo bundi ngo banigiyemwe umuntu biciyemwo umwana bajugunya muri ruhurura ariko abaturage mwigeze kumva icyo kiganiro ndetse ni radio yagiyeyo abaturage bakavuga bati ibi bintu abayobozi bashatse babihagarika barabizi turaza kugaruka kw'iyo mpamvu noneho aho hantu mwaho gace ntuyemo nk'ibyo bice niho hantu ubu ngubu noneho hari ikintu bita urugomo none rwa rugomo rw'indenga kamere ariko ukabona ari urugomo rwihishe inyuma rwihishwe inyuma y'abayobozi kubera iki na hantu haba urugomo nkuru nguru mu iki gihugu umunsi umwe ibiri ukwezi kurangira 2-3 bigera igihe kingana gitya n'inzego z'umutekano tubona ziba zapanuye hanga kandi ari n'igihe tujya tuhabona hari n'inzego z'intuza izo ngizo za abanyerondo n'ibiki baba baraho ngaho ntago bafata abantu ku ngufu bambura amatelefoni bahanigira abantu bica abantu ngo hantu habe hadakajijwe umutekano ariko ikintu bagambiriye ni igiki ejo mbega nabaye nkubabwiraho gakeya twebwe ubundi mu gihugu dufite inzego zikugera ku bintu bya kuvuriro rw'igihugu kugeza mu ku bintu by'amasibo nagiye muri nuza mu rwego rwo gupanga kumpangira nagiye muri controle ariko umuyobozi w'umudugudu abariwe baha iyo dosiye kuko umudugudu niwe ugomba gutanga amakuru yose yuzuye yawe uko ibintu bimeze ndetse nawe akaba yashyiraho n'abantu b'abatasi be kugira ngo bazagutate n'umuyobozi w'umudugudu ubu ngubu ni umudamu w'umusiramukazi niwe uri aho ngaho none uwo musiramukazi hari n'abantu yashyizeho ku ruhande ngo bajye baza kumva uko ibintu bimeze n'umurenge igihe washyizeho abantu bakajya baza ku nzu bakaza kumviriza ukuntu bimeze n'uwo mudamu nawe akohereza abantu be noneho barananyura ku ruhande bashyira abantu gutura imbere yanjye nabo ngo bajye bacunga
ibimeze gute uhaza ningenda kubera ko bazaba ari nta kintu bakindi baba bakora ningenda mfashe depart bankurikire barebe wangiye bimeze gute ariko ngewe kubera ko ngewe buriya ndi umusirikare ndi umukomando nanjye mu bandi nubwo ntitoje kugira ngo uzankurikire ushobora kuzahamagira ugiye kuvuga ngo uzangira ari ukukiretse uzahana wenda ndi buye wenda ukanegera ngo ariko ntago wankurikira rwose ngo tuzagende tugere duturukanya ahangaha ntibishoboka ko tugiye no kwiruka ntiwamfata yewe mbega tugiye no mu mitsi ahanini byanagorana ariko sinanavuga ngo niki ariko abo ngabo rwose ntago ari abantu uretse gucungana ngo haje nde wakoze iki ari kuvuga iki ngicyo ndakazaho kumviriza nubwo buryo ubwo urumva ko uru rwego rugenda rushyiraho kugira ngo bagende barebe ko bazahuza raporo kuri uwo mugore rero abo banagiye shyiraho arawe yashyiragaho bamwe bakanaza bakanambwira bati dore game imeze gutya ati kandi hari n'undi muntu yashyizeho ati niba wizeraga ko ari inshuti yawe turiyasiwe kandi nkaba nari mbiziho ko nyikundwa akaza ariko hakaba hari utaragize icyo ambwira ariko hakaba hari uza akambwira no hejuru handi naho bakaba ari abambwira bati game imeze gutya mwana witonde ibintu bimeze gutya na gutya ubwo rero byaje kugeraho bapanga ikintu cyo kugira gute urumva bahise bakora umutwe twakwita n'umutwe w'insoresore wo kugenda bagira gute bahohotera abantu kubera ko namwe n'ibimenyetso bigenda bigaragara muzumve abo baturage icyo gihe umwana apfa baravuze bati ibi bintu abayobozi bashatse babihagarika icyo ngicyo bifite ikintu bisobanura n'ejo bundi noneho ijoro ryakeye ejo ndumva narabasobanura ukuntu ibintu byaje abantu baraje bijya gushyira mu masasita barinjira rwose bumva binjira baganira bumva ko nta n'ikintu babwiye babonaga amatara yaka iwacu baraza inzu yacu ni inzu imwe ariko hariho icyumba ikindi cyumba kikaba kirimo abandi bana b'abakobwa babamo ubwo barinjira bajya kumena icyo cyumba ku ngufu babanje gukomanga badakinguye bakubitaho niba ari inyundo niba ari gatarina ikintu bakubiseho ngira ngo mwarabonye amafoto mujye kuri Facebook yanjye n'ahandi hose yagiye anyanyagira ukuntu bahagize urugi rusigara rumeze rutya mwumve namwe icyo kintu ahantu kinabera n'ikintu gikomeye cyane mwebwe umuntu uzaza kumvuguruza kuri iki kintu ngo inzego za leta ntago zikiri zimwe ni bamwe mu nzego za leta bakihishe nyuma reka no kuvuga bose ngo njerenarize kubera ko arana batubwira uko ibintu birimo ariko nanjye yo makuru nari nyafite ko bashyizeho abo bantu ndaza kubabwira n'impamvu babashyizeho namwe babwire ko tuba turi vigira ababikoze nabo bazagira gute ibyanyu ntimugire ngo bizarangirira aho ngaho igihe kizagera ubutabera bubarye namwe kandi muri gukoreshwa mwabana twirwa twebwe mbabwire twirwa tuvugira urubyiruko twirwa tuvugira abanyarwanda tugira ngo turebe ko mwabaho mukagira fitiri nziza aba bana mwabana bari gukoresha mwabanyerano bari gukoresha mwanzego mwe muri gukoreshwa by'amafuti nziko muri n'abantu batanafashije mudafite imibereho mwirwa muniba bamwe munagira mute mbabwire ngo mushatse mwaza ahubwo mugafatanya na Mwizerwa kugira ngo duharane demokarasi muzari ibyo mwakoreye aho kugira mujye mwirirwa mushaka kwirwa mucapura abantu mwiba abantu mwica abantu mugira mute ahubwo dutegure fitiri yacu nziza yacu n'abana bacu kuko finarum ibyo nibirangira izo misiyo mwirirwamo ejo bundi namwe tuzatubabona twumve ko ababakoresheje bati dore ibingibi ni ibisambo kandi nanone si n'ingaruka zacu kuri twebwe please mugenda mutoza insoresore cyangwa se abandi bakimushukashuka abantu ngo mugamije kwirukanka kuri Mwizerwa reka twibuke rimwe ngo hari umugabo witaga Sawuli wakundaga kurenganya ubwoko bw'Imana rimwe agiye kurenganya Imana yamubwira iti Sawuli gira gutya aho gukora ibyikora ibi hari igihe abasoresore cyangwa abo bana mwirwa mushuka birwa banywa utuyuke hirya hano ndeba twatuyoga twa feke ngo muragira gute hari igihe abo ngabo mushobora kuzashiduka ibyo bikorwa bibi mu batoza bahindukiye bakaba ari mwebwe baza kugira gute kubitura kuko buriya nkubwire ngo uko utoza umuntu imico mibi niko nawe bigenda gute twagiye tuvuga ko iyi system irarenganya harimo abigisha abagiye nabo barenganya abantu
hari nk'abagiye bigisha mwakarengane ndetse babiba ubugome n'ibiki, ubu ngubu n'abahubwo basigaye bari guhigwa nayo kandi bari muri ba bandi bahiga abandi. Icyo kintu mukimenye. Noneho rero siniyumvisha ukuntu abagore bo mu midugudu, aba bantu ba fake abangaba ndeba batashoboye, ari bo mwebwe mwumva ko mwigiza systeme kurusha abayiremye. No, mwebwe murishuka cyane, murishuka. Mwebwe muri rubanda duharanira uburenganzira bwanyu. Nimushaka mutuze, nimushaka mwicare ahantu hamwe, nimushaka mumenye yuko ejo hari igihe ari mwebwe muzamuri kubazwa. Kandi mbabwire, abakore bafite ubushobozi bwinshi, bafite amafaranga, bashatse bakwigira muri Iraq, bakigira muri Iran cyangwa bakigira hehe, bakibera kubera ubushobozi. Abo rubanda izasigarana ni mwebwe muri kuyihohotera, izasigara ibabaza uti abo mwakoreye noneho tureye ko baza kubatabara. Uretse ko nabo buryo ukoze nabo ukorera nabo kayisanga imbere buryo igenda ikwirukankaho. Ubwo rero mu by'ukuri nicyo ngicyo nkibabwira, abo bantu bazi iyo kipe yabo bantiza, nimubwira uko byagenze. Bahise abanyerondo babareba bakora ibyo. Twaratatse abayobozi turaturanye, ntago bari kuberwa amakuru atanu bigenzi isaha. Abantu burya bari karume bose amajwi yacecetse ngo baranirwe no kuza kugera aho ngaho. Tujya kureba umuyobozi kumureba kugira ngo umushyigure aho ngaho, byatwaye amasaha. Niba tuvuga tutaro dukeka yuko yarari mwabo ngabo, niba bari banje kumubwira tubanze wikarume nituza tuze wawe washize impumu n'iki, nabyo wenda burya bijya bibaho niba umuntu uko ari mu gatendo. Ubwo ngubwo kuza yaje se bigenze biti, nabo banyerundo baraje. Ariko yeka mbaho igipara mbabwire, mwabo banyerundo uko bari bahari bose, harimo abo wabonaga, harimo abavugaga bata aba bantu turabazi, harimo nabo wabonaga basa n'abashaka kujija ku buryo utagira mbega ubona mbega basa n'abashaka kugira ngo bacicikisha abandi. Harimo umunyerundo umwe wavuze ati ibi bintu abayobozi mu nzego za leta muyu mudu we yavugaga mu rwego rw'akagari kubera ko yari arimo ari gukorera mu Uruyondo mu rwego rwa leta. Ati kuko natwe bimaze kuturenga ahangaha rw'aba bantu bagira gute inzego za leta zino turohera kuri bano ba gitifu ba mudugudu kugeza mu murenge, ari inzego z'ubutegetsi ndetse n'inzego z'umutekano nk'uyu mudugudu mu murenge mu kagari, babishatse byahagarara. Bishatse kuvuga yuko uwo yari afite amakuru yuko batabishaka. Twaraganiriye rwose mu rugero y'ukuntu hari uwamukubise icyuma amaze kwambura umuntu ngo amutera icyuma, wumva ko yanateye icyuma umunyerondo. None ndamubaza ntese mwebwe ubona impamvu ari iki, ahita asa n'ugira gutya anyereka nyine ati abayobozi se wowe urumva ko rero harimo quelque chose qui croche randeda. Hari no wavuze noneho rwose anivugira ati icyo gihe bari basaga n'abari kuganira, ariko twebwe twabwiye tuti umuntu twaketse kuki mutaza ngo tujye kureba nibura aho ari, kuki mutabikora nonanga ngo tunanabireba iki. Ariko byafasha amasaha nk'atatu, ubona ari biguru ntege ari kugenda ari nko kugira nabwo nuko babana ntibi bintu ntago byashoboka. Mwebwe umuntu hari uri gukekwa ntimunicaye ngo urumva. Noneho rero uwo mwana yaravuze ati rero ati ubundi se ko twafashe kanaka sinibuka izina ryo yavuze yambuye kangahe, ati ubwo ngubwo umuyobozi wo mugore avuga wo akagari w'umudugudu nawe ati nase ko mutamufata se. Undi nati tumufate se watwemereye ari wo umukingira ikibaba. Ati nitwamufashe rimwe ukamukingira ikibaba ukatangira kutwereka yuko ari twega turimo. Umugore yahise asura umugara, bari basekura, yaramusekuye neza arahaguruka agira umujinya mwinshi cyane, ariko kwari nko ku rwego kumucubya kubera ko yabonaga nari kuko yabonaga agiye kubivuga byose, nawe ubona ko umuhungu nawe yarakaye. Noneho birangira no kuko nyine umuyobozi w'umudugudu urumva ni we chef washatse yazana mukuraka mwemesha gusubira mw'iryo rondo. Ariko mbabwire ngo aho kugira ngo uzajye kwirondo ry'ubusa ryo kugutesha umutwe cyangwa si irondo ry'agahato, utagiye kwirondo ugiye kurinda abantu. Niba ubona harimo akarengane koko abantu barengana kandi uri ku mutekano, kuko nubundi mwabanyerondo mwe nk'iyo kese urebye neza kugeza iyi saha niba abantu baraciye ku banyerondo ku manywa y'ihangu bose
bakabacaho nako sinanya ku manywa y'ihangu mu masaha ya saa sita z'ijoro agiye ashyikira saa sita z'ijoro, ubizi neza 100% yuko ayo masaha atemerewe kugenda. Ubu ngubu izo nzego za leta harimo nacyo tunanasubirizaho abantu bavuga ngo wagomye kuba ngo nako bavuga ngo ujye kuregera ribu. Nge nta ribu nzajya kuregera ibi ribu, ahubwo ndashaka kuzagira niba ubu nkubise nk'igihuha gitoya nkavuga nti wenda ari nk'akantu gato nshyize kuri video nkimfite amakuru akomeye yuko FDLR yateye mu birunga cyangwa FRN bateye bageza nga mfite amakuru yuko ari abasore babo bageza aha naha bihisha aha, umva baza birukanka ndetse bakumva ko baza kuyambaza banapfukamye bambwira bati tubwira uko bimeze. Kubera iki? Kubera ko baba bakurikira akantu ko kandi so kuvuga rero ubu ngubu ikirego tuba dusa n'abagitanze. Uzavuga ngo ntawe tutseze kuzabwira ko ntago iyo ibintu bivuga gutya, iyo ibintu bazi ko byagenze, ntago umuntu ashobora kuza muri Rwanda ngo amenye urugi rw'umuntu agire gutagenda yinjirana abantu noneho ngo byo kumenyekana. Icyo gihe rero uhita ubifata yuko abo waburega ari bo waburegera. Ubwo rero ugahita ukaraba ukabyihorera ukibikira amateka yawe, ndetse kera kazajya bibabaza. Tuzagera igihe rega hazaba hari ubutabera, tuzaba turegera ndetse mu buhe butabera ubundi. Bya guta igihe cyo kwirirwa ushaka abavoka, amafaranga agombye gukoresha mu bavoka ngo ujya kurega uwaguteye ukamwiregaho rege wasanga ko ari we ntiwamenya. Ntago generaliza byose, ariko ari igihe wagwa kuri uwo nguwo, ariko mu by'ukuri ibyo ngibyo baba babizi umunota ku munota. Wenda haba hari ababuzemo uko babigenza, ariko umunota ku munota tuba baba babizi. Ntago ari ibyo ngibyo aribyo ayo mafaranga nakagombye guha umwavoka ngo tugende ajye kugira. Uwumva yari kuzayama ngo nshaka umwavoka azayampe nyarye nyaha abana banjye wenda bo kuburara, cyangwa nyubakishe mu inzu mbona homba, cyangwa se nyagemuriremo imfungwa, cyangwa undi muntu ugiye kuburara, ariko nta mafaranga nzaya kujugunya byo kujya guhereza kuvuga ngo ngiye kurega ibintu nk'ibyo ngibyo. Icyo turi ku rugamba nyine, turi kurwa amahoro nubwo turwana n'umuntu kinanabyaye. Reka rero rwose nabwire ngo iyo migambi yose rero uko bagenda bakora izo manevre, ibintu byo kugenda, ibi bintu ni ibintu bibi cyane, ni ibintu bibi cyane byo korora ingegera zo kwirwa zigira ziyogoza abantu ngo ni strategy y'umuntu umwe gusanguza. Nge nta muntu uzanesha umutwe babwire. Nabwiye ko ibingibi byose ari ibyiya by'umuhinzi, nta kintu bimbwiye, nta bwoba mfite w'ibyo bintu na bukeya. Na rwose umva yuko ngiye cyonzi nuko ndi umusirikare uri ku rugamba rw'amahoro, ntabwo rwose binteye ubwoba. Utazibwira ngo hari ngo wemeje ngo wagize gute, rwose bimaze igihe kingana iki, bimaze igihe kinini, ariko ntawe nteye ubwoba rwose mu byumve gutyo. Ntawe nteye ubwoba mw'ibyo ngibyo, kandi ntago ntezutse gutyo niyemeje guharanira. Nicyo mbwira rero abanyarwanda, twese tuhuze imitima tumere kimwe. Turebe ko abategetsi abayobozi batuyogoje, abayobozi bigize indakoreka, abayobozi bashaka kwica bagakiza, kugeza nubwo bafata ibyemezo ngo bashyize umuyobozi akifatira icyemezo ngo ashyize guba mu rugo mu murenge we, akifatira icyemezo ngo nsenyeye umuntu ngize gute gutya. Ibi bintu abanyarwanda twese dushyize mushiri ku bwoba. Ngenda nakubwire ngo tunanabishatse twebwe ibi bintu banze kuturindira umutekano, nibanga kurinda umutekano w'abanyarwanda. Ni mu nshingano zacu buri muntu wese kurindira umutekano wundi. N'ubu ngubu rwose reka no kugira icyo mbabwira ku ibyo ngibyo, ariko mubwire umutegarugori rwose bera wowe, aho kugira ngo yirwe upanga imigambi wirirwe muri strategy. Yego turabizi ufite ibibazo n'ibyicari n'umugabo wawe n'iki n'ibiki byose, ariko nkubwire ngo sinanabona kuri n'umuntu sindi n'ikintu nakuramo. Namwe mureke dufatanye nkamwe rubanda, mwabana mwe mbabwire, mwabana mwe batoya muri gukora ibyo ngibyo, muri koherezwa kwirwa mukora amafuti nkayo ngayo. Ejo bundi muzasanga wenda misiyo zanyu nizibananira cyangwa ibyo bagize mwibwira ngo muri mu munyenga wo kwiba kuko muhike. Ejo bundi bazabarasagura nk'ibisambo tubona kandi ntawe nzavugira muri mwebwe. Njye mvugira abantu mvuga nti bagombye kumufata bakamujyana kumufunga bakagira gute, ariko mbabwire ngo mwese umunsi bazabahiga kandi uko inkotanyi zikora turabizi. Mukomeze mwabipeti mwe mugani
ubu ntago mukiri abana rwose kuko mutangiye kwigira nabi, ariko mbabwire ngo nimushaka mutuze misiyo yabaye, mwicare mu abana beza mu miryango, mushake muyisonzanye, mushonje agire gute ashakisha uburyo, ariko dufatanye guharanira impinduka na demokarasi mu gihugu cyacu. Ibyo ngibyo mwirirwa murero mbabwire ngo ntacyo uri byo. Nawe rero wa mutegarugori we rwose nkubwire, nawe ushatse watuza, kuko icyo uri gukora uri kwikurira imivumo n'imyaka izaguhoraho. Ucunge nabi, ndetse ari n'igihe izanafata n'abana n'umuryango wawe, mu gihe cyose uzaba ukomeje mu iyo nzira yo gukora amafuti ngo uri kurinda umuryango, urawurinda, rinda umuryango wawe. Naho umuryango wa FPR ntago ari uwawe ku buryo washaka kwirwa yirukanka ku banyapolitike batavuga rimwe nawe, kuko rwose nta n'icyo uri cyo, ntacyo wavuga ngo uri iki, ngo nuko nguru umukuru w'umudugudu rero ngo buriya abarigeze ngo abantu bakomeye ngo nijisho ngo rya FPR ngo nubahagarire ngo perezida mu mudugudu. Ibyo ngibyo ntaho muhuriye nabyo, nta n'icyo muri cyo, nta mushahara muhembwa, ntacyo uretse kwirwa muyogoza rubanda no kwirwa mugira, ahubwo murebe uburyo mukorera rubanda. Ntuzarye uvuga ari uko wasenyeye umuntu, unywa ari uko wasenyeye umuntu, ahubwo uzarya ari uko wakoze, kandi dukorana neza. Urumva, muze rero umungane muri rwa rukundo mu mahoro, tuharanira ibyiza nyabyo. Ibyo rero byo kwirwa muri kose birabaje kubona umugore mu bugambanyi, umugore mu bikorwa bibi, ariko nshimira abagore benshi tugenda baza ariko mu rwego rwo gufatanya mu gukora ibyiza, ariko nagaya sinarenzi ko byabaho kunuza, ariko icyo ngicyo cyo kiratangaje, ariko ntago ntekereza ko ari ikintu kizahoraho, bigomba kuzarangira. Mwumve rero ko imigambi yanyu yose tuyizi, nimushaka muhagarike abo bantu muri kwitoza. Mkiza ati no burya ati umuntu uvuga ko atoza, ati umuntu ntatozwa, umuntu arigishwa. Murimo mwatoje abantu mubagira gute, ariko mbabwire ko ari igihe ibyo mwabatoje bishobora kuzabona undi abigenderaho, namwe akabayiberekezaho, kandi cyangwa se bakareba ubuzima barimo bakabona ko nuko nguko mukomeze. Gusa reka mbabwire nti niba mudashaka kugira neza, mugire courage yo kugira nabi, iminsi iraje bibiture. Mugire amahoro kandi mukomezanye urukundo, ubutabera n'umurimo Imana turi kumwe. Mubwire yuko nta n'icyo muzadutwara igihe turi kumwe na Nyagasani. Muhorane amahoro, muhorane urukundo, muhorane n'urugwiro, bantu b'Imana. Imana ikomeze ibane namwe igihe cyose.